bita follower. Ngamgenza ngo follower. Yes, nkuko upline atangira bivuga avuze ko amafaranga ari muri follower. Mucyongereza kiravuga ngo the fortune is in follower. Tukujyana neza Chantal. The fortune is in what? Follower. Ubukungu buri hehe? Ni muri follower. Tukujyana nigeze kwinjiza umuntu ahasanga muri training center kandi kwigisha abantu. Umunsi wa mbere twigisha abantu nta muntu utangira gukanya. Ejo nabakira gute aragaruka. Turigisha abantu excited. Ariko abara n'umuntu ugira gute utangiye. Umunsi wa gatatu nabwo araza habura umuntu utangiye. Umunsi wa kane habura umuntu ugira gute ndirakora. Hello. Ati just nazi ahangaha kumigisha nabyo bimugira gute binjira bigenda gute zikujyana ese mubwira ngo ntago imuri ntago bigarukira hariya zikujyana. How the fortune is where in follower. Iyo turangije kwigisha abantu hariya bagafata imyanzuro kandi badafite amafaranga siko bimeze bakajya kugira gute yashaka. Rero mukumutse ko cyo kuyashaka ko mugenda muvugana cyo kwitiki twita follower zikujyana neza. Atibuka bambwira business ariko sinigeze ngitangira zikujyana. Ariko wambwira business amita Mr. Eric akomeza agenda mpamagara zikujyana. Ayibwira bwa mbere numvaga ari nk'inzozi uko amafaranga yambwiraga numvaga ntazigera ngira gute ntanyabona numvaga nyine atari ibintu byanjye turi kujyana. Ariko akomeza agenda mpamagara uko yamamagaraga nugatambira ku bya business ariko nkimara kubona koro yiwe yatamye ko ari business kari Eric wagiye muri ya business yataganyitekereza zikujyana neza. Akakomeza agenda mpamagara tukaganira kamba se business itari kwitangira zikujyana neza. Hagera igihe noneho amafaranga numvara ko ntazabona birangire gute rangira nyabonye. Bityo natekereje cyari iki cyari business. Yatakomeza kugenda mpamagara niko yakoresha ibindi zikujyana neza. Yes, icyo gihe nkimara gutangira nanone ntabwo yigeze antererana turi kujyana nese njya ku ishuri. Ngiye ku ishuri arakomeza akampamagara ati ngo dukore business. Ati ese mfite abantu bampuza nabo turi kujyana. Ati kuta postings. Hello. Izi ndose yakoraga byari iki byari follower. No kuvuga ngo follower up itangira ukimara kunguka ibintu zikujyana neza. Niba umuntu ari inshuti yawe amukoye kuri Facebook follow up igira gute itangira. Ago follow up itangira nuko uwo gusoje kwigisha umuntu zikujyana kwa gushite mugenda mubakana iyo ngiyo niki ni follow up. Mu gihe umigishije iyo ngiyo niki ni follow up. Nige yinjiye muri business mwakeneye iki akeneye follow up zikujyana. Yes, icyo ngicyo nicyo bita follow up. No follow up mu definition ni nziza no gukomeza ikintu paka kibaye successful zikujyana is a continuing of something until it succeed zikujyana neza no gukomeza ikintu paka kibaye successful. Noneho tugiye kureba akamaro ka follow up. Tumaze ka follow up cyari tukomeza gukurikirana umuntu bakurikirana ikintu paka kibaye successful. Noneho muri business yacu akamaro ka follow up nakari. Akamaro ka mbere ka follow up it's built a trust. Hello. Bituma prospect akwizera zikujyana neza ndetse yizera ndetse kugira gute n'ibyo uri kumubwira zikujyana. Mugenda wumva umuntu cyane kugenda kumwereka abona nyine skill kiri gukora agenda agira gute agenda yizera. Akandi kamaro ka kabiri it help you to know your prospect. Nawe bigufasha kumenya iki prospect zikujyana neza. Atundi mu prospect azatangira cyane azatangira bivuga ko tubigije no mutazatangira zikujyana. Ni kumugira abatinyamara washaka amafaranga biturutse muri izi nzira. Ni kuba tiapino nagira gute nabigerageza zikujyana. Ngatinyamara baguzaguza ngende ngende. Hello. Ngatinyamara bagurisha kantu kawe. Idemo ntabwo nayigurisha. Hello. Twagenda ko singuyu agazagira gute ukabona umwanya wawe zikujyana ukamaro ka follow up. Akandi kamaro ikindi kandi muko kumumenya
tumenya ko niba azayatangira azaba umuntu wadanje turi kujyana ariko kandi no mu rukumva kuba ati nimba kugeramo hello ati none nzakora ibintu bidasanzwe hello kumva nyine umuntu ko utagenda kose kurikira akumva ari excited turi kujyana kabona mutopinga ubwinjije kugira gute uri kumubona none sande kubagurisha agatelefone akazanga wowe bamutopingira ntabwo bamutopingira rero follow up igufasha kumenya mu prospect wawe ikindi kandi follow up it help to keep the excitement of your prospect igufasha kugumisha excitement mu prospect wawe kujyana neza kubera ko bavanga business bayikunza benshi hello akavuga ati njyewe bigiye kuntwara iminsi 3 yenda bageze gute ndabanyabonye hello wamamagara hanyuma y'iyo minsi 3 atakubwira ati sha ni hatari hello ati niki ese ni hatari gute abanye bigoye ese bigoye gute hello imuzengo naipe kwa jengo kugisha inama undi muntu sikujyana akamuciye intege ndakagomba cyumva kibigeze gute bigoye kandi avuga ngo yagize gute yabikunze aba excited rero ikintu bigusaba ni ukomeza kugumisha excitement hejuru sikujyana wenda no munsi yawe n'umuntu umuca intege naho mukaruka tumuhamagara sikujyana then negativity bamushize mukagira gute ukayimukuramo hello ejo adahura n'undi wenda bahuye saa 6 nimukura nawe bagira gute kwamuhamagara sikujyana ejo arahura n'undi utumuza na upline sikujyana nicyo bita kugumisha excitement mu prospect wawe tikuga tatifika cyane yes noneho hari abantu benshi badakorera amafaranga sikujyana bitewe no kudakora ikintu cyitwa follow up abe excited yes hanyuma usanga umuntu yigisha abantu benshi business sikujyana asanga aratumira pe ara prospecting hello akora kubona sign up sikujyana neza maybe your follow up system has a question mark sikujyana abantu benshi mpamvu why people don't follow up ese kubera ko abantu benshi badakora follow up kandi ko abanye ko hari amafaranga sikujyana impamvu ya mbere they have the comfort zone hello abantu benshi mpamvu badakora follow up baba muri comfort zone sikujyana neza wenda afite umuntu uramuha udufaranga wenda hanze ya business sikujyana neza afata cyane yo kitakinjira nimwe ndabona iki ndabona amafaranga sikujyana wenda afite nyina iyi source of income cyo kita comfort zone ni ibindi bintu nyine ushaka kuba wakoramo n'ubundi amafaranga kuburyo business nitagenda neza umva ko ntacyo bitwaye hello ariko umunsi uzaba udafite ahandi hantu urakura amafaranga guys sikujyana neza nubura amafaranga uzakora iki uzakora follow up kuko twabonye ko the fortune is in follow up sikujyana ko abantu benshi batekereza gukora follow up ari uko bakennye uko bimeze twumva kwikuramo iyo comfort zone ikindi kandi gituma abantu badakora follow up they don't set time to follow up nta gihe twashizeho cyo gukora iki follow up sikujyana neza nta gihe twashizeho ese kora follow up bijyanye ese muri telefone yawe harimo alarm y'icyo ukorera follow up hello niba idahari urashiduka umunsi urangiye udakoze iki udakoze follow up kandi wowe prospect wawe ugomba kumukoramo za negativity nawe nazo umukuyemo niziba nyinshi kurusha positivity umushyiramo nyine araba negative sikujyana rero ugenda muri telefone yawe ushyire uvuga ati iyi saha ugomba kugenda akora iki follow up sikujyana neza niba ari saa 10 niba ari saa 1 ugomba umenya ko ni amasaha y'iki ya follow up rero impamvu abantu benshi bakora follow up nuko ntagiye bagira cyo gukora iki cyo gukora follow up sikujyana neza ndi kubabwira impamvu igiye bara ntakoraga follow up nuko ntagiye nagiraga cyo gushyira iki follow up indi mpamvu ntakoraga follow up nuko wenda mu kurangiza nitangira business ifatanya n'ishuri hari igihe namuhamagara mail nkamubwira ati mail niwereze ibyo bitanu hello n'ubundi ndi ku ishuri sikujyana neza aba ntakora iki aba ntakora follow up indi mpamvu nadakora follow up
is a fear of rejection. Hello? Fear of what? Of rejection. Turi kujyana neza. Umuntu wenda yavuye aha ngaha. Hello? Wenda ntabwo yabikunze neza. Turi kujyana umuntu utabikunze neza uri kumubona. Hello? Kandi umuntu yaba yabikunze yaba atabikunze ngo gukora iki? Follow up. Ukatumubwira ati se ntantuka. Hello? Nambwira nabi. Turi kujyana cyangwa se wenda yanabikunze. Hello? Ariko se kuvuga ngo niba bamuciye intege bayerekeza ko bageze gute ko bamuciye intege. Fear of rejection, ubwo uko bagomba guca intege abantu benshi bagira gute barabitinya bigatuma badakora follow up. Hello? Bati kureba impamvu abantu badakora follow up. Noneho tugiye kukandika point kavuga ngo how to follow up. Ese ni gute noneho wakora iki? Wakora follow up. Aba excited. Uko nakora follow up. Tip ya mbere ugomba kuba ufite follow up list. Hello? Have a follow up list. Shaka gakayi buri muntu wese ugeze kubwira kuri business ubu mufite. Turi kujyana ubuzana wagize gute wamwanditse. Turi kujyana neza. Ikindi kikurikiyeho keep records. Hello? Numara kumwandika uvuge ngo umuntu ntamutumiye. Ese ntamutumiye twavuganye biki? Hello? Ese umuntu ni muntu ki? Turi kujyana umushomeri se? Hello? Uyu muntu se afite akazi kayo mwarimu se? Niba ari umwarimu uzajya amenya igashoka ko matariki 27. Hello? Ugomba kugira gute muhamagara cyangwa se abandi barakora kandi kazi hari amatariki nyine ubuzi bagira gute bahemberwaho. Turi kujyana neza ubwo ayo matariki ugomba kumucana noneho buri munsi kugira ngo noneho excite amafaranga kibagara kuri konti nage ikindi kinagera gute atekereza. Ibyo bazabimenya igihe ufite records. Turi kujyana nahandi nacyo na kandi gatip ko gukora follow up. Akandi gatip ngo ni apply 24 and 48 hours to follow up. Hello? Mu gihe umuntu wenda avuye aha ngaha adatangiye cyangwa se wenda yishyuye mu byiciro turi kujyana making sure ko n'amasaha 28 turi kujyana neza umuntu mugomba kuvugana cyangwa se 48 turi kujyana neza ntutegereze ngo icyumweru cyose. Muri za process za follow up bava ngo condense the time between exposure igeranye igihe. Turi kujyana cyo kuvuganira n'iki mu prospect wawe aba excited. Ikindi kintu kirangaha ngende kuri experience cyangwa kunda n'amakosa nagiye nkora hano hagati tukavuga ngo always be available. Turi kujyana neza n'umuntu wamubwiye business gerageza ibishoboka byose ube uri tayari kuri training center nuhagera ufate iki agashowa. Hello? Niba mufashe training ufata agafoto ugere gute ugaposting. Niba umuntu afite akazi atavuga atabandi bari mu kazi sha. Hello? Ikindi kandi ugomba kuba uri available igihe cyose. Nukora ko byigeze kumbaho mwaka bashize nigeze gutumira umuntu ndamwigisha aba excited. Umunsi naramamagara ambira ati rero yise tuvugana amafaranga eze gute ntayabonye. Hello? Hari kuburaho 20,000 byonyine. Turi kujyana tugenda tugiye ntabwo nari ndi tayari. Hello? Umuntu ati rero uzaze tugere gute tubivuganeho. Turi kujyana batugikora muri ka office ko murante uwo muntu baraje ambya tuzaze azaho n'undi twatugira gute aho turi twamwe dukorera asanga nabo tukiyakoze umutima bitahirize muramuzi. Hello? Nyine tariba n'undi mucama turi kujyana angufisha udakeri wa Elize. Hello? Turakorana turi kujyana neza aramutwika umutima nyine kambya ati rero tuvugana babarire ni kuri 20 yonyine. Hello? Yamene se muri tutangire business se andi muri afite ati yatanze kera. Hello? Nagize gute natanga ko kubura ho femi zinjira tugire gute sipro franga wala hayenda tuzera no mukorana ariya atamukorana sabaye
nyenda musobanurira ati rero nari mbizi nitwe mwese mubwira gute kubera iki namubwiye ko bisa abantu babiri turi kujyana iyo niba tumushyira hehe inyuma y'ababona cyangwa tumuda mwakinjirira hose n'ubundi nyuma y'uwaje vuba I'm excited dukora mu prospect ntabwo namushinja amakosa turi kujyana ahubwo ngiye utarabiri tayari rero igihe cyose kigerageza kuba uhari turi kujyana neza tugerageza kuba ugize gute kuba uhari indi tip nakubwira ni uko ugomba guhamagara umuntu wawe utitaye ku byari bugutekerezeho turi kujyana neza ariko ubu ushaka guhamagara umuntu ati se ntabwo ndi kumushyiraho fureshi rero ntugatangira kumutekerereza turi kujyana neza ibyo ngibyo ngo ntabwo ari byiza muhamagare rero haba kuba porodagiti muhamagare turi kujyana neza muhamagare utitaye ku byo aregere gute ari kugutekerezeho akandi gatipu avuga ngo remember no means next opportunity hello umuntu akubwira ngo hari igihe nyine kigera umuntu akaba negative neza akavuga ati sha ntabwo business iragira gute ntabwo nzayitangira nyine akaguhakanira turi kujyana neza ubu ngubu barakubwira ngo shaka ukuntu nongera kumutsindira mu buzima busanzwe mukomeza mu iki inshuti hazagera igihe nongera gukunda ubushuti bwe hello ubwira umubwire iki business turi kujyana neza rero baravuga ngo abantu batumiye hello nibura kabiri ku ijana by'abantu batangira nibura mu cyumweru cya mbere so imeze cyangwa se mu kwezi kwa mbere ni kabiri kangahe kabiri ku ijana abandi 98 batwara amezi angahe atatu ahangaho ni kwa mudasanzwe muzira batwara amezi angahe atatu ubundi utazi gukora follow up n'icyo gito utabizi ntabwo abantu uzabinjiza turi kujyana agatipu navuga ko ariko ka nyuma nakavuga ngo avoid posting unnecessary stuff turi kujyana neza hano abantu bakora part time turi kujyana wasanga wenda uvuze kuri gukora business yaguteje imbere ejo isupostinga uri guhinga isupostinga uri nyuma y'inka turi kujyana neza nyine gerageza n'utumupostinga ari utuntu twatrantinga wa muntu abwiye iki business turi kujyana neza niba bashizeho challenge gerageza ushaka ukuntu yitsinda bira ngo hariya ahantu ku mazi waba ugize gute uzaba uhari wa muntu abwiye business nawe n'ako gafoto kazagira gute kazamwattractinga turi kujyana gerageza nyine social media yawe uyikabe siko imeze gerageza nyine posting ibintu by'ubwenge turi kujyana gukora abantu bazinjira wenda musabwe muziranye bitewe n'uko ari kukubona niba utaratera imbere ahubwo mindset yaragize gute yahindutse ibyo postingaga bya nyine byahindutse abe excited izi byose rero nubikoraho ukabyubahiriza ntabwo nagiye nyine ngo mu by'ibitabo hello ahubwo nagendeye kuri uko njya mbikora abe excited izi nanga rero toreje training ndavuga kuri follow up thank you so much